imico ye, umenye ibyo akunda, umenye ibyo yanga, aho ngaho bizagufasha mu rukundo cyangwa nimunagera mu rugo bizagufasha kugira ibyo uhindura bitewe n'imico yawe ndetse bitewe n'imico y'uwo mugiye kubana. Icya kabiri ugomba kwitaho ni physical appearance, niba koko ikugaragarira neza. Icya gatatu ukwiye kwitaho ni ukumenya niba uwo muntu koko akubaha ndetse aguha agaciro niyo muri kumwe n'abandi cyangwa se muri mwenyine. Ikindi ukwiye kwitaho ni uburyo uwo muntu atekerezamo cyangwa imitekerereze ye agutekereza cyangwa n'indi mishinga aba atekereza imwe n'imwe, bigufasha kumenya mind ye, ibyo atekereza, kandi ukaba wenda wanabimufashamo rimwe na rimwe. Ikindi ukwiye kumenya ni umuntu niba koko akunda abana. Akimana Harriet Official. Muraho neza, mumeze mute? Nanjye ndaho meze neza, ndashima Imana. Rero mbaye ikaze kuri Akimana Harriet Official, wisanzure urisanga. Uno munsi tugiye kuganira ku bakobwa ndetse n'abasore bitegura kurushinga mu rugo cyangwa se bitegura kubana, bafite umushinga wo kubana. Ibi bintu rero bizagufasha nubikurikiza. Ntaho nshaka gutinda, reka twihute tubirebere hamwe, kandi mu by'ukuri nubyitaho bizagufasha. Ikintu cya mbere ugomba kumenya niba ugiye kubana n'umuntu, banza umenye neza imico ye, umenye ibyo akunda, umenye ibyo yanga, aho ngaho bizagufasha mu rukundo cyangwa nimunagera mu rugo bizagufasha kugira ibyo uhindura bitewe n'imico yawe ndetse bitewe n'imico y'uwo mugiye kubana. Icya kabiri ugomba kwitaho ni physical appearance, niba koko ikugaragarira neza. Icya gatatu ukwiye kwitaho ni ukumenya niba uwo muntu koko akubaha ndetse aguha agaciro niyo muri kumwe n'abandi cyangwa se muri mwenyine. Ikindi ukwiye kwitaho ni uburyo uwo muntu atekerezamo cyangwa imitekerereze ye agutekereza cyangwa n'indi mishinga aba atekereza imwe n'imwe, bigufasha kumenya mind ye, ibyo atekereza, kandi ukaba wenda wanabimufashamo rimwe na rimwe. Ikindi ukwiye kumenya ni umuntu niba koko akunda abana. Ikindi ukamenya niba umuntu mugiye kubana afite guca bugufi, gusaba imbabazi, kuko ibyo bintu birafasha cyane mu rugo kandi koko birafasha pe. Umuntu usaba imbabazi, umuntu uca bugufi, ibyo ngibyo rwose iyo bimuranga kabisa n'urugo ruba rwiza. Ikindi ukwiye kwitaho ni ukumenya niba uwo muntu mugiye kubana akunda umuryango wawe. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi kandi gifasha. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni ukumenya niba muhuje indangagaciro. Niba musenga mukamusengera mu idini rimwe ni byiza, cyangwa niba musenga mwese mukaba muhuje idini cyangwa afite ahandi asengera ariko muhuje indangagaciro, biba ari byiza kuko birabafasha cyane. Ikindi kintu ukwiye kwitaho, umuntu ukugisha inama mutarabana ni byiza, akaba yabasha kwicaza avuga ati ibi n'ibi tubikore gutya, bino na bino bigende gutya, uwo muntu kabisa mu rugo bizaba ari sawa. Ikindi kintu ukwiye kwitaho mu rushako cyangwa se ku muntu mugiye kubana, uba ukwiye kumenya niba uwo muntu mugiye kubana, ukamenya ibikomere yabanje kugira kandi nawe akamenya ibikomere byawe, kugira ngo mutazayamugira mugongana hato na hato. Ikindi, umuntu uguha agaciro mu bandi, umuntu ukunda ibintu byose bikuriho. Niba uri igikara good, arabikunze. Niba witera makeup, niba uri naturere, akagukundira uko uri, atari wa muntu ukubwira ati sinkunda makeup, sinkunda kwambara ipantaro. Aho ngaho urumva abatangiye kugira kuguhindura wowe uwo utari we, kandi mu by'ukuri ntabwo biba bikwiye. Ikindi kintu cyiza mu rugo kandi kizagufasha iyo umugabo wawe cyangwa umugore
akunda abashyitsi. Abashyitsi ni beza, abashyitsi ni umugisha, ariko iyo abakunda biba akarusho pe. Ikindi ukwiye kumenya, uyu musore cyangwa uno mukobwa niba yiyubaha, niba yiyitaho, icyo nacyo ni cyiza, kuko no mu rugo birakubahisha iyo muhuriye ahantu cyangwa se mukaba mwakubitana ahantu hamwe na hamwe, byene wamureba ukuntu yambaye cyangwa se ukuntu ameze nyine ukabona ni byiza kumupresenta, ntacyo byaba bigutwaye rwose. Ikindi ukamenya imishinga y'uwo mugiye kubana, iyo afite cyangwa se iyo atekereza. Ikindi niba ari umusore, agomba kuba ari umusore w'umukozi. Agomba kuba ari umusore w'umukozi, kandi mu by'ukuri agerageza apana babanebwe, kuko umugabo w'umunebwe rwose wapi pe. Ikindi ari umuntu w'inyangamugayo, utakubeshya, utari indyarya, uwo muntu nawe mu by'ukuri uba ukwiye kumukomeraho. Kandi ikindi ari umuntu wumvikana n'umuryango we, ndetse akaba yabasha no kumenya iby'umuryango wawe, kandi akabasha no kuwitaho. Ibyo rwose birakonta muri relationship, kuko no mu rugo iyo bimugezeyo birakomeza. So reka turekeraho, ni byinshi ariko ibyo umuntu avuzemo ni bikeya, ariko ibyo ni byo by'ingenzi. Thank you so much wo gukurikirana ibiganiro byanjye, kandi pe Imana ijye ibamera umugisha. So bye, nawe mu kiganiro cy'ubutaha, ndabakunda.